Ibihe byiza kuri wowe wifuza kwinjira muri RDF ingabo z'u Rwanda. Nkuzaniye itangazo ryiza cyane rireba buri munyarwanda aho ava akagera. Rero nyemerera turebere hamwe ibikubiye muri iri tangazo. Niba wifuza kwinjira muri RDF cyangwa se mu gisirikare cy'u Rwanda, ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda urwego rw'abasirikare bato n'urw'abagize umutwe w'inkeragutabara Reserve Force no kwiyandikisha ku turere mu mirenge ko bizatangira ku itariki ya 21 Kamena kugeza ku itariki ya 20 Nyakanga 2026. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha ntibyababuza kuza ku munsi w'ibizamini. Abiyandikisha ku rwego rw'abasirikare bato ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira. Cya mbere ugomba kuba wujuje mbere y'uko ujya muri RDF ni ukuba mu by'ukuri uri umunyarwanda. Icya kabiri ni ukuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba nanone kandi wararangije amashuri 3 yisumbuye cyangwa se urageze muri senior 3 kuzamura, kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 gusa itarengeje 25 y'amavuko, kuba utarakatiwe n'inkiko, utagaragara ku rutonde rw'abakurikiranwe mu mirimo ya leta mu byaha bigiye bitandukanye. Ikindi kuba urindakemwa mu mico no mu myitwarire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Ikindi kandi ni ugutsinda ibizamini bizatangwa byose. Abiyandikisha ku rwego rw'umutwe w'inkeragutabara ni abasore n'inkumi nanone bujuje ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanywe mu mirimo ya leta, kuba urindakemwa mu mico no mu myifatire, nanone kandi kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, gutsinda ibizamini bizatangwa, kuba bararangije amashuri yisumbuye, kuba bafite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 25. Nanone kandi ni ukuba bafite ubumenyi bwihariye, bize mu mashami y'ubuganga, medecine, ubuhanga, engineering ndetse n'amategeko. Kuba nanone kandi bafite imyaka y'amavuko itarenze 27. Kubarangije kaminuza A0 cyangwa amashuri y'imyuga EPRC, kuba bafite imyaka y'amavuko itarenze 26. Ibyangombwa bisabwa: icya mbere ni indangamuntu, ikindi ni icyemezo cyerekana ko yarangije amashuri 6 yisumbuye A-level certification, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Abiyandikishije bazakora ibizamini by'ijonjora kuva ku itariki ya 21 Nyakanga kugeza ku itariki ya 5 Kanama 2025 saa 2 za mu gitondo. Aha hakurikira: mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni ku itariki ya 21 kugeza ku 22 Nyakanga 2026 kuri stade ya APRC Kicukiro. Mu karere ka Gasabo ni ku itariki ya 23 kugeza ku ya 24 Nyakanga 2026 kuri stade ya URK. Aho ngaho ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abifuza kwinjira muri RDF, aya mahirwe ntabacike. Ni benshi cyane bakomeje kugenda badusaba itangazo rya RDF ryo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force cyangwa se RDF. Abenshi ndakeka musobanukiwe, gusa nanone kandi ku muntu waba ufite ikibazo cyihariye cyangwa se icyo ari cyo cyose gusa cyerekeye kuri RDF, ufite ikibazo cyo kuba warapurayinze cyangwa se warabuze aho winjirira, aya mahirwe ntagucike. Rero wandike muri komanteri ubaze ikibazo cyose ufite, turagusubiza. Turi update 5 kuri Kagenzi kako. Rero niba warakanze subscribe kuri iyi channel ni iby'agaciro cyane, uzajya ubona n'ibiganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko aho twibanda ku matangazo agiye
atandukanye. Rero reka tugushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Mu by'ukuri tukubwira ngo komeza kugubwa neza cyane. Ku kibazo cyose waba ufite cyangwa se inyunganizi rwose wandika muri commentaire, imiryango irafunguye turagufasha. None kandi watwandikira kuri WhatsApp kuri 078952 ukatubaza ikibazo cyose waba ufite. Nyuma rero y'aya makuru meza tubagejejeho, reka dutumikire abadutumye tubabwira ngo mu by'ukuri hari filime nziza cyane yitwa Urukundo rw'Amaraso. Iyo ngiyo ni seri nziza cyane iri kunyura ku muyoboro mugari wa Gahizi Trace TV. Iyo movie mugende muyirebe mukanda subscribe, mukora share, mutanga n'ibitekerezo muri commentaire. Ni movie nziza cyane rwose irimo inyigisho zigiye zitandukanye. Ni filime nyarwanda, ni filime y'uruhererekane, ni filime nziza rwose nabashishikariza kureba. Ni filime nk'uko natangiye mbivuga yitwa Urukundo rw'Amaraso. Ikaba ari imwe rero muri filime zigezweho hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Akaba ari filime iri kubica bigacika, ikaba yarambukiranyije n'imipaka. Rwose ni filime nziza nabashishikariza kugenda mukayireba ku muyoboro wa Gahizi Trace TV. Ni filime yitwa Urukundo rw'Amaraso. Rero nyuma yo gutumikira abadutumye, mureke tubifurize kugubwa neza cyane aho mwaba muherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu gihugu indani, abari mu migabane ya kure cyane. Mwese mukomeze kugubwa neza, by'umwihariko wakanze subscribe cyangwa se s'abone gafungura n'inzogera. Reka twifurize isha n'ihirwe, amahoro n'imigisha biva ku Mana biguhundagareho wowe wakanze subscribe kuri iyi channel. None kandi gukora like kugira ngo aya makuru agere no ku bandi, by'umwihariko kubifuza kwinjira muri RDF, Rwanda Defense Force, birabafasha cyane. Rero nyaboneka niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo uyikande kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Niba ufite ikibazo rero nkuko twatangiye tubivuga, wandike muri commentaire, imiryango irafunguye. Nanone kandi mu by'ukuri ikibazo cyose waba ufite, gusa hari ababa bafite ikibazo cy'amashuri make bakibaza aho batuborera binjira muri RDF. Nanone kandi hari ababa bafite ingingo zigiye zitandukanye, bafite ubuzima butazira umuze, hari ingingo z'umubiri badafite ariko bifuza kandi bakunda RDF. Mwese rero mutwandikire muri commentaire ku kibazo cyose cyangwa se inyunganizi mwaba mufite. Imiryango irafunguye turabasubiza, turahari gatanu kuri kagenzi ikako. Mwakoze cyane kubana natwe, rero reka tubifurize kugubwa neza cyane.